nsohoza ariko nsohoza soko warakaye byagenze hindukira nkwereka akantu ukoze none nawe unsubiza uzanyishyura ubutaha basi ubutaha banza urebe ikintu wari ukoze hindukira ugize gutya ngo nsuhuze salama ni wowe wanjye wangejemo ariko yego nyine yari nini ni ugukabya inkuru yego umeze ute umwena henze kari njye nyine nawe ndabona byagoranye biri kugenda gute Yesinda gusa ahubwo ni indogana wisanzuye ntusure kijya mbere mbwira ariko ndatunda kuzi iyo utangiye kwivugishwa ngo nisanzure ubu bintu bugiye gukora suri petit frère sikubana situbikirana amabanga umwindaya Mavide nawe ntabwo wumva mani ntabwo umuntu avuga ngo indaya Mavide urangora bavuga indangamirwa ariko ubahe ako kantu wari ukazi ibaze yuko nyine n'uburyo bivugitse indangamirwa indangamirwa nyine ari n'umuntu warangaye yego suri kubyumva noneho naho nkomereza wowe itangiye ryari narakaguhisha nyine ariko kuba kunumvaga wowe tabura indangamirwa ariko urabizi nawe nyine mba ngomba kwirwana gusa akabazo k'amatsiko ari ugutereta no kugira indangamirwa cyoroshye no kugira indangamirwa gutereta biravuna tugahurizaho gutereta biravuna wajya ubona gutereta bisaba umwanya bisaba amafaranga bisaba no gutegura n'imyambarire indangamirwa rero cyane indangamirwa buri eranakatuza kuri moto aho uyaboneye wamubwiye se akitegera ukarariho akaguha breakfast kandi ukamuha igitanda ibaze uramufite ngo ntabwo nakurangira abandi ako none ikintu banza umbwire nk'ibintu bitatu wowe wemerera indangamirwa reka nkubwire bitatu gusa se kunsabye bikeya reka nguhereze nka bitanu byibuze ariko unareba kuko yasanze turi muri ibi biganiro noneho yashingura hari se njye mvuye mu nzu nawe uri kereka niba aryamye ntabwo nigeze ndeba mu cyumba niviriye kwigira ntabwo nari nzi ko yawotse inzira numvaga nyine nawe ugiye kuzantengwa ahubwo ndumva duhuje ngiye muri segonderi tuzabisubiraho nyuma ikintu cya mbere umuntu indangamirwa abona ko irenze urumva ako kanya kimuhamagaye avuga ati nangahe uhita umenya ngo ni ugucagura vuba ukahita umubwira ati mfitemo icyatanu Date cyatanu makeya. Uhera hasi. Uko uhereye hejuru ahita yumva ko ufite amafaranga. Urumva mubwiye ngo ufite 10, wahita yongeza 15. Ahita avuga ati oya, aya ngayo ntago bivamo. Gira byibuze 7. Date wapi? Dongera ikindi cyatanu. Ka 3. Urumva ahita ati oya. Gira 5 basi bifunze. Muvugana ku duturu cyangwa nisa. Oya, ubanza kumvikana amafaranga hanyuma uduturu tuza nyuma. Hanyuma warangiza ukahita umubwira ati se byibuze 4,500. Baby bimeze bite se shu? Bimeze neza se? Bimeze neza. Umva nyine njye nigiriye mu kazi. Ngwino tuvugane. Nawe rero ukunda kunyicaza mana nanjye. Biteze? Ni sawa. Siwe. Munaburana n'undi babana mu nzu. Nyine nawe byibaze njye se ko mari ifite utuzi twinshi. Nase ubugiye. Ngiye mu kazi kanje ako soka ese ko buri kwijisha. Shuka ko gukora iki? Nuburaya nyine njye nibwo nibera. So wariyemeje. Yego ko nariyemeje uko nese kari byo bintunze. Urabona dore kunsa neza. Nese shuka iwanyu barabi tuvuge ngewe ntaribi bawumva nyine bitarenze kuba nabi. Iwanyu bazi ikintu ukora. Yego ko mana yanjye babona nambara nkagenda. Bakabona bahereza amafaranga ngati iherezo. Mugura akantu. Iherezo. Asubundi reka manze nkubwiye Debbie ni wari kumbwira ayo magambo. Nsura nangubwirwa nande ninge tubana. Ase Debbie ubona akakazi nkona nta kintu wenda tureke kurebera ku rundi listen tureke kurebera ku zindi mani ubona ngiye nta kintu kamarira ikizi aka kazi nkora karansukisha kanyambika neza uri kumva ese nk'urugero rwa hafi undi ngiye kugwingira ubarira akazi mu listen ngiye kugwingira urahita wumva ari ibyanyabyo ese situbana si wishyura igice sinishyura ikindi
ese ukeka yuko ayo mafaranga nasengeye ko nishyura ntakora akazi nka gukora yanjye niko kazi nenjoyinga nese abakobwa bose basa neza cyangwa babayeho neza bakora akazi abo ni abandi bakobwa nanjye ni njyewe byakazi nkora none hano kugeza ryari uziko nanditse n'ufite ngo nabaye proud nyine none si ubwo ko ibintu byose bisigaye bigenda nta n'amaguru nk'uko ugiye kubona ukabona iwanyu barabizi babimenye ute sibyo reka tureke kubara mu duturo kuko njye ndangiza vuba urumva ni nako kuri yego urumva iyo bitinze biragora tumubwira ati tugure buji ntabwo urabibuje yego nyine ukayicana yizimira naho nawe ushoboye yakwemerera se we buje akamasaha ntabwo yakwemerera nawe ubwo se urumva kuri 4500 yakwemerera ntabwo bibaho ahubwo uhita umubwira ati turayicimbura mutagenda duce mu gapasuri noneho wowe ugenda ubarira ku kantu wagiye upasura uko akabara nk'itura nuko bigenda ku nzu reka niyo kaba kakirimo ukarangiza kamwe ukarangirizaho nk'inshuro nk'enye nta kibazo na kimwe wowe ukahita umwira ati ni utuntu dutatu wahita avuga ati utuntu dutatu nta kibazo nuko nguko bigenda banza wumve icya gatatu nakubwiye bibiri bivangiye icya gatatu sasa we ubwe iyo asoje cyangwa tayari byarangiye acukwe nyine nta bintu byo kuvuga ngo twarahuje reka kuvuga ngo muhaye akazi kararangiye ukomeje ubuzima bwawe cyane munaguriye no mu nzira akwereka ko atakuzi indangamirwa oye umuntu yanazitora ntabwo wayitunga kuyitungaho biragoranye irahenda kuyitunga byagoranye ahubwo icyo ukora wowe uzigira ari nk'eshatu ugahinduranya ugenda uhinduranya mabizi uterese se wajya uhinduranya bigashoboka reka ngutereshe urukundo ngena naje kuyoboka indangamirwa wavuze ngo akantu k'indaya nkakuyemo akantu ntabwo ari sawa utazana kabita bahita bakwica hari ibyana n'inzembe noneho ngiye nagiye muri Uganda niba ntazagira umuntu mbwira uca ku muhanda urumva kandi ariko ngo ziba zimeze neza zikora ibitendo naciye ku muhanda barimo kuyitera ifinga nk'iferi urumva urwego bazamuye urwego abo ngabo barareba kandi muvugana usigaye nk'itabi niyo yanywaga warumvisha ko ngiye nk'itabi rega ihene mbi nawe uzizirikaho inzizi ubwo byagorana urebe umusaza ntabwo wamukira kamwihorere vide niba uzi kurya unabikora umbwire nkubikire ibanga hakiri kare rimwe na rimwe nshishamo rimwe na rimwe ariko nayibwo iyo ndi kumwe n'indangamirwa nagufata njye nzabivuga ubizi wavuga ibyo nkavuga indangamirwa urumva ni kimwe oya ahubwo ufite n'ibiceri tujya kwatakaza ariko birahayafite Are you sure? Abantu muhura asuza umubare wabo niba Sereka nimba ari wowe uzagenda nyine ukabane uri proteja se basi ndashaka ibyo ni ibiki gusa nyine hari igihe nawe urebye nyine ibyo sinjye ujya kubyibuka kuzifaranga ifaranga iyo ryakugeze iruhande reka nta nubwo ibyo upfa kubitekereza wari ubizi ko agaciro kawe ari wowe se bizarangira uba twese ibaza abakobwa bose muziranye babayeho nk'uko bayeho bakabifiringa nk'uko nanjye mbifiringa uzi ko utajya uryama reka rero nkubwire wari ukajya gusenga senga ariko niba udasenga ko niyo ndyamye aho mba ndi hose ndasenga telefone yawe ntikibaho uhindura nimero buri munsi nyine mana ubuzima ubaye muri kubona uburyo bucanganye wese ubwo ubaye mora se ko numva bamvuze ngiye nyine wowe ubaye mu buzima bwiza ngese hari akazi nk'ako ukora bagire ngo nawe uzakajyamo ntabwo byakunda mana isuri kimwe okay guhisha kwijambo ikintu ushaka kumbwira ikintu nshaka kukubwira ni iki ngiki wamba bari ukareka ibintu urimo kamubwire kamanze noneho ikintu nakubwira nyine ntugakunde kwinjira mu buzima butari ubwawe yes turabana ariko nyine umuvandimwe wanjye yes ariko ntukinjire mu buzima butari ubwawe ngo uze umanaginga ubuzima bwanjye wowe ushaka kumanaginga kanyene nitekerezeho ntabwo nzagusubiza sibyo uzansubiza ugeze ngiye mu kazi urabona nakererewe koko erega mfite amaproti menshi anegereje wariye se cyangwa urarya wawe byo kurya abagabo bagiye kunsohokana baranguriza ahubwo bye ubwo turi kumwe bye
amaso abona byinshi iherezo mwana wa mama mwana cyokora undi nde buriya busa umukobwa ndabona tuza gutandukana pe aho kugira ngo tugume dupfa ubusa twatandukana bikarangira si nko mu rugo banzuye bagasanga mbana n'umukobwa urara amajoro agenda urara uvuga amagambo nk'ariya ako se ntabwo ujya twanabifata ugafata umwe ngiye nkagufatira amashusho tugakina porono akantu aracuruza ku mbuga kandi bikiri mu nzu arijyanye kano gahururega buriya nangiye kwasiga kakahita nanabireka abahungu bavuye twese dukunda babe umeze mute ariko muranze umaze kwigira imbwa nawe ugiye gufatana na murumuna wawe abantu b'abagabo mwarangije kwiga muri hano mwicaye mu rugo gusa nta kindi kintu mwatekereza kuba mwakora ni kwa kundi umuntu avuga ngo buriya ikimana umugisha w'umuntu ntaho ujya nibyo bintu nyine no mu kwizera hanyuma bakavuga ngo imana nagifasha udakoze iki utifashe hanyuma wifashije iki kuvuga ngo umushyikiraho nimba tuvuga ufite umugisha wicara aho ngaho haza umuntu ngo aza guha akazi hano ni abantu bangahe binjiramo muri iki gipangu ariko barimo gutekereza uburyo umuntu yakibeshaho gabanya urwo rusaku rwawe naringiye kugira ngo twicarane turebe icyo tuganire twicare hamwe tuganire byadufata amasaha 3 twicare numve ibitekerezo mufite mu mitwe yanyu numve ibyo tugomba kuganira ure yambwa nayo ujya ku kazi twagakora nta kibazo twagakora pe bare icara hasi va kuri iyo telefone ndakwicara aho ngaho hasi uvugisha nde ubwo nk'umwe mu iyo telefone numva umuntu muri kuvugana wasanga ari umukoresha cyangwa ukeka ko amafuti yawe ntayazi ni nk'amayinite n'ibintu narimo kuvuga n'umuntu wari utuboneye akazi ko kwahira inka urumva nyine natwe tuba twatekereje nuko nyine umuntu bitamuhira uko utekereje umushinga si kukunda ariko umuntu hari imana bafite twabitekereje nuko okay rero nta kibazo nabizi muratekereza ubwo tugiye kwicara nayo bari amasaha ngahe mwicare mumbwire ku mishinga mufite wenda mbere yuko dutangira ku mishinga urumva iyo umuntu agiye kuganira n'undi atariye ibitekerezo biraza niyo mpamvu twe dufite gahunda yo kujya ku muhanda hanyuma mubera ibigoryi ngo mwana ufite gahunda yo kujya ku muhanda bangahe mugiye gukora iki ku muhanda ni ibitekerezo twari tugiye kugura amajyane hanyuma kujya kugura amajyane mugende mushoreranye mwese ariko uziko mwese nabwenge mufite ko muri ibigoryi ni kwa kundi iyo abantu bahorana iyo mbonye n'ikintu y'igitekerezo kugira ngo ntakibagirwa ndakimubwira nawe akaza kongera kukinyura kwa kari mukuru ntago nakijyana ku muhanda tuba tugomba gucunga hanyuma waretse umukuru akajya ku muhanda ukaguma aho ngaho niho umutagusuzugurira mana yasu ndabona umukiriya koko ndabona umukiriya nanjye ariko sha ndamubona ko nanjye natayemo agatukura umva ndababona mama yake ariko hari uwo mbonye wino ikaze kabisa ntago wayobye bimeze bite uri mu kazi se ndimo neza oya noti ukozeho nabi koraho nyaki zaraye wazibonye okay none se ndabona nyine dore gutuza cyane none se meze bite ko mbona wiruka se ufite ubwoba tuvugane nyine n'iki Kindazi iminsi tuvugane neze nese uzi ko nibuzi kuri kunsaka oya naho ndi kugusaka ndi kujya nyine tuvugane katuvugane kuko watuma ndangiza mu muhanda kandi watunyishyuza agaturu buriya urangiza iki se oya nari ibi nanga twabihakorera ariko nanga twafa kubihakorera nta kibazo cyambere se suko umeze neza buri ndanamwe mugira ako ushobora kumbura narangiza ngo mpeza yego nigera ariko widakore nyegere se ko ufite isoni man bwo bwa mbere nabona umukiriya nk'uyu nguyu wagoze ko ufite isoni ese uje ahangaha uzi ko uje mu bitangazamakuru mana yanjye gira icyo mbwira ucuriza ngahe uri kwijijisha kuko igiciro ntabwo ukizi cyariyongereye gusa ntabwo tukimeze twari nyine ibiciro byarazamuye washyisha andi mabere ufite amabere angahe ubu
ese ujya unakoraho kugira ngo ku muntu ufite ibintu by'isoni koraho ariko none bana yanjye bisaza by'iki gihe rero nabyo ntabwo bijya bishabuka ngiye mwishyure mu hano nifitemo sengisa ndi kwihuta ndebe ko namyasura sengisa se ngiye urareba ugasanga ry'ubugoro ariko ibisaza by'iki gihe ubundi nakukuramo ibyo bidare bindi urabona amagaze sengisa ubundi ubanza undebe neza urabona urukweto nambaye ubu uri kubona urukweto nambaye amadolari sengisa mu n'amafaranga makeya uri kubona ukuntu mpagaze side nyashi wambonye wari kumbwira ngo uwo madolari 500 makeya ahubwo bibaye ni amadolari umva yigende nutongeza amafaranga ntabwo usiko dusigaye twihagazeho natwe ndangamirwa nimba uzi kutayongera umutungo wanjye ujugunye okay go reka twumvikane nimba uzi kutayongera mva mu maso wa rusaza muracyari abana kandi ibi byose murimo nabikiyemo kera cyane nabikiyemo kera cyane ubwo bujiji murimo bwose kandi ubwo rero nshobora no kubareka nkababwira ngo ngaho mugende mushorerane mukagenda mushorerane noneho tuza noneho wagenda mwagera iriya hepfo mukibesha mu mitwe yanyu mukumva ko abiye twamubesha twamukubise igipindi byahe mba nabarebye ngumva ko muri no kubesha ariko ngatuza ngabareka kuko mbabwije ukuri nimugire ngo mufite ubwenge muri ibihone byigendera pe urumva reba nk'iki ngiki cyo uyu niyo kigoryi nanjye ndamuranga nkavuga nti iki ni kigoryi uri ikigoryi mwumva muzima ari ikigurisho Mase uri kunsuzugurira imbere ya papa. Umwaka umwe ndusha se vuga ngo ujye kunsuzugura reba boro cyo cyambaye iyi myenda se wabimubonyemo nejo ntago aroga kuvejo ntago aroga ariko se nk'umuntu mukuru rero kugira ngo webwe bigusaba iki ni imvura kugwa ariko okay ibyo tubireke ari umuntu waba ufite igitekerezo cy'akazi yakora umuntu isi yashyira amazi kurya kuko ndashonje kandi buriya ni kuri ya gahunda nyine umuntu arahaha agaruka ushaka no kuzanga kazungu yagiye nitumara kurya turicara tuganire turanabitekerezaho tuguhereza igitekerezo cy'ibintu twakora biri seri bivuze ngo iyo musoje kurya nibwo mugira ibitekerezo oya buriya kurya ni nko kuguha umutuzo mu mutima kuguha umutuzo mu mutima ukavuga ngo iby'uyu munsi byarangiye cyangwa iby'aya masaha turatuje tumaze kugira icyo dusasira mu gifu ni nko kuvuga ngo utsimba imodoka nayisanze n'ibitekerezo twabigira ariko twagira iby'inzara ko kundi imodoka ishika ntabwo nagutekereza neza none se kandi mbabaza igihe cyose mwabereyo ntabwo murarya kugira ngo mugire igitekerezo kizima niba uri umuntu mwaganiza n'umuntu akavuga ngo aba ni abasore nyine uhita wibagirwa ikintu gihari kimwe twumvikane muhaguruke mugende iyo mwari mugiye ariko ndavuze ngo muratinda iyo mugiye muratinda iyo tugiye mugende musimbuke ndabashaka ndabakeneye cyane byihutirwa simbuka hanyuma se aho mubera ibigo ryaho ngaho mugiye niho mwari mugiye niho kwa Kazungu Murabyara nawe ibi ngibi sinzi aho twabikuye. Ura bunamwe no muri mood nuko nabivugira ukarwana ariko bunamwe no muri mood. Okay ngambye ndabyumva mbwira. Bo, amafaranga nangahe? Sha none ubu twagize kuri Kenzi. Angahe? Kuri Kenzi kuzamura. Yego baba. Ubwo nyine ngushimishije wanyongera. 15 ubwo niyo Kenzi. Kandi koko n'ukuntu wambaye urabona ko wahita uyama nyene 15 wambaye agakote niyo witabarisha nuza saniteza natayaguha nabivuga se kabasaza nkamwe muzanye mutahira muri aya makota anuka ubuhuye ngamve imbere ugenda mva umusaza agenda yewe jya nundi nibyari kunyica nabwo burase Imana yanyu umva naje nambaye gute nziko bari bungereke menshi bite nuko ari mwiza nari mukiriya wabona 15 takoza kireka mumbwire wa musaza bakunesha muri natwe indangamirwa sometimes tujya tugira ibintu byo guhura n'abakira wagira ngo babaca mwamwanko isabuni takora cyo wagira ngo ubundi ufite ubwenge buzima ngamva imbere niba uzi kutayatanga nimba uzi kutayatanga mva imbere hari abandi bakira bari buze bakayadoha yego uri kunyeka suno nabo abamo amazirano havamo iki bisaza bafana mudatekereza Indazi iminsi zuje ibiciro. Umucyo w'etano so nande ugura ihene ni inkoko. Ngo amafaranga ariko inda y'abantu makuru yanyu. Muravuga ibyo bya rusange. Numvaga muvuze. Ni ukuri kuma inda nazo zashizoza habu. Niba ari dinamo, ni dinamo. Ngiye umucyo w'etano biturimo.
niyo cyaba ari ikibanza uri buhinge Mubwiza uko niyo ngiye kuguko sinagwa 15. ibihumbi 15 Wegora 15 ibihumbi 15 by'amanyarwanda nagane marundi. ni iki kindi acuruzamo aho ngaho Nabare se witabarisha sanitaire simbizi. Yabwe muri amazi asanzwe. Sigo wabuguze iki? papa ni 500 Ni magana ni imihanda nabi imihanda nanga yakubwiye ko ari iki Ukraine basubiye mu ntambara Niba ari kubirangura. sanse cyangwa yaruye kurira se essence jya muza gute Mwebwe se kira mwavuganye bangahe twatuje cyangwa hashobora kuba yaragiye gusumba benshi numwe ko mana yaremye do ni karado. Mbo wikanye ngo uriya w'imisatsi yacu uriya ibihumbi 15 ku ijoro ngo ngejo narasinze ko kiriya kinyago. Ituremo 15 15 ko ngo muri 2030 harya ari mu migina naha bahenda niba we hano barahenda mu migina se ko bamera kuri 3 mu migina ni 3 reka tugende twitabiviye nituva mu migina kuna amafaranga bari babiri mu gihugu ndaye twebwe ntabwo tujya n'indangamirwa reka ngende ihute witwa bahita gashuye nawe uri umuvandimwe ni ukuri kw'Imana gusambana ni ukuri pe ko mu nkuru ki oya widukurikira ngo dore mu rugo ufata mu buzima n'ubuzima burahinduka umuntu agafata umwanzuro akumaze gukura sigaye mbibona nanjye mwiriwe wabonye ukuntu yakunda kwicara ahantu hari pose hanyuma oya ibyo mwari mwagiye kugura nizere ko mwabizanye kare wenda musubira tuvuge ko mwasubiriyeho kuba mutari oya dusanze kazungu yakinze kazungu yakinze kandi nabimubwiraga mubwira ntidukere ku isabato ubundi iyo utazindutse kare nicyo kibazo kazungu buriya ni umudive turahahira ubu ni ukubwirwa amasengesho y'agahato ko mwagiye kwa kazungu gusa siwe udukopa niwe udukopa niba sigiye mwageneye niba mwagiye kwa kazungu gusa ariko nizeye ko hari aho mwabanje gukata kugira ngo mubone kujya kwa kazungu ko sinuka kumva uburyo hano hafi ariho mugiye iminota hafi cyangwa amasaha 40 oya niko kundi uyu nguyu afite inzozi zo kuzagura imodoka nyinshi muri Kigali none hari ukuntu dufata umwanya tugahagarara mu muhanda imodoka ziciyeho tukazibara tukara harya ni brand ubwoko bw'imodoka zitandukanye n'ibiciro suzi ibiciro by'imodoka zitandukanye sinakubwiye ya yindi ifite cya kiboro cy'ikizeru cy'umutunza kimeze gutya wanze mutu rero ngiye cyo nabahamagariye bahita Mercedes Benz n'ababeshe pe nashaka kuba amafaranga buri muntu mukubita miliyoni mutangire mukore ariko narabaye amafaranga ninde waba ufite umushinga muzima kuri mwebwe niba munganize ku mishinga mufite n'uko byaba bimeze nta kibazo mumbwire ama video rero ngiye ubwo tugiye kubarira amafaranga ya miliyoni urugero rwo guhera kuri miliyoni buriya hari ikintu ngiye nabonye gishoboka kandi twebwe twakora hano ngiye nko mu rugo urabona dufite ikizu hariya kiri mu busa urumva miliyoni waguramo udushwi tw'inkoko dutoya ugashyiramo ibintu by'amakara kugira ngo ntibuzicwe n'imbeho ngo bupfe ubururu noneho ukabugaburira ukagenda ugura ya fumbire niyo wakoresha 400 ukagura udushwi nka 80 cyangwa 100 urumva nyuma y'amezi 3 tuba tumaze kubyimba ku buryo umuntu yagurisha iyo nkoko ibiri 10 cyangwa 9 urumva iyo miliyoni ikabyara indi gake gake nyine urumva inkoko bayirya amagi bakayirya n'inyama none n'amatotoro yayo akabifumbira iyo miliyoni bari ngiye rero mfite umushinga kuva kera buriya nuko nanze kugira kukubwira amavide ngo atazawiba mfite umushinga wo gufata nk'iyo miliyoni umuntu yayifata yarangiza akaguramo inka uri kuyibona inka noneho iyo nka ishobora kugenda ibyara urumva ucuruza amata ibyara noneho ayo mafaranga ugiye ubona y'inyungu ukayaguramo moto moto buri gihe mwicaranye iyo mishinga mukajya mwicaranye mudagira ikintu muvuga na kimwe nese wayivuga gute n'amafaranga ufite nyine hari amafaranga naboneka ureba nawe ukabona utabikora iyo umuntu aba atunze abantu b'abagabo atanabizi
kandi moto yinjiza amafaranga menshi ku kwezi. Uziko nabaze ngasanga yinjiza amafaranga 150 ku kwezi. Wayakorera. Ubwo nago tubaze litiro z'amata n'ibiro by'inyama. Ku mwaka yinjiza miliyoni 35 arimo. Hanyuma ikintu byari ni ikintu. Umuntu siyandi umumotari. Arya mbabwira gufunguza konti mwarazifunguje. Ntabwo turazifunguza ariko momo ni konti za momo. Yego. Momo turazifite. Momo umuntu araniguriza usibye ko nta deni ubwo mfite. Nanjye nta deni. Nta nubwo baratangira kunguriza. Okay, ibyo biroroshe rero. Muraza kureba kuri momo zanyu ngiye kubwira mama wanyu buri muntu amushiriho miliyoni. Yego. Ariko ikintu nshaka. Buriya mbahaye miliyoni nagara amafaranga afatitse. Nyuma y'ameza yo buri muntu azanye ariko icyo yakoze nzabaha ibishoro bifatika birenze iyo miliyoni. Biri muri miliyoni 10 na. Niko mbabwiye ko ya modoka ngiye gucuruza imodoka. Nyine buretse nyuma kuri miliyoni. Ariko hari n'undi mushinga nuko wakoze umushinga bwiye papa kari. Ari n'undi mushinga unagwa nk'igitekerezo ukangira inama. Nyine urabona ko kundi haba nka koperative y'abamotari, hakaba koperative wenda y'abantu bakora mu maresitora. Nasanze nta koperative y'abacukuzi bawese bakajya bacukura ariko bafite nyine ahantu bacukura inyuma sesha. Wari kumva ikigo ko kimeze bari kubwira ibintu bizi muri kuzara ngo mbwira umucukuzi wa toilette hahembwa ngaye kuri metero. Metero si 10,000 bibiri muri Kigali ni ibihumbi 10 metero. None wagira ibyago yacukura ahantu hari amabuye ni metero ni 20. Ariko papa ibintu avuga nibyo. No nabiriya bicanga bakuramo. Biriya barabindisha imihanda. Nabyo byaroshe dore ngibi. Ubwo mwe birabareba icyo wakora icyo ari cyo cyose wavidura toilette wakora iki fa kuba nyuma y'ameza ngaye muzanyereka business mwakoze. Aho naho bigeze. Bamumva imbere rero. Mujye kubwiranya ko banyabashiriye amafaranga ku telefone. Tugenda tumubwira yadushireho. Mumubwire no ntayabashiriyeho. N'umugwembe. Ariko ndabona afite imishino mizi. Imishino mizima. Bari barabuze amafaranga bazakora abangabo nandika nikomereze n'igihe muzaka ko mana yawe umusoro upfobije inote ya sengsa ariko umva nabandi bakiri abaraje. Oh my god hagiye guca abandi bakiri reka turebe miliyoni kwa murakaza neza abashu murakaza neza. Je nkunda kwifunga mubera neza. Muhinduranye ku bitano. Wabyumvise. Nje nkunda guhobera inyuma. Sa nkunamamo. Haleluya. 36 ni 36. Gake dotuma nkinkunda. Uri mu kazi mu bigaragara. Uri pevera bangahe kuko hari nabo dusize inyuma. Hari n'abandi ahubwo ndungutse nabo mu bamagana uretse gato none suri umuhanda ko n'uri y'abagenda umwe aravaho ndajya honda ibintu byumvikana ubanza ni urumuha nyine ubwo ubanza ukora gute kwihute umva se nyine ni kuri Kenze tutwi indangamirwa twazamuye ibiciro ni Kenze zonyine ubundi ngakunyongera fresh Kenze ariko nayo gukuramo imyenda ndatekereza ko atarayitura. Mwurije ibiciro ariko ni Kenze. Urumva ko abantu bagifite ikibazo cy'ubukene ntago baratera imbere. Kamabwira ijambo rimwe ko ndi kubona ndi kuvugana n'abasore. Bwa mbere hano wavuye urusaza rungereka make ndumva yendaga kubikubita. Sinzi none ikibazo ushobora kuba ufite. Reka amafaranga. Reba amafaranga niyo tugendana kugira ngo nunakandagira inyanya. Ubone uko ukora iki banza wenda. Ntagaruka kubahereza amafaranga urayabara fresh ukayabara ukahita ufata amafaranga wowe urabibona ngaho kuramo ikariso. Reka manze nkubwire amafaranga twavuganye nimba tuzuye kamanze nyabare neza. Wavuze angahe? Navuze Kenze umuntu umwe. Inote za 5 zirimo zirandagara mu muhanda. Ntabwo navuze umuntu umwe. Niba usko Kenze zuzuye urazima ari umuntu umwe. Ukoresha kode Kenze ibihumbi 200 none tumubagiriye na za hirya y'imari umuntu nanamusamba. Okay siraho nimero yanjye ubu uri mu kazi none ubu ngubu uri mu kazi n'amarangamutima ongera ugire ni 36
ahangaha urongeraho ijana. ubundi koko ibintu umva Urongeraho ijana. maze ndanashora Shiramo agakombe. maze ndanashora None amazi uvaye. ngo Iki Eh? ubwo yarabyaye. Iri ni Wumvishe ijana. ngumena. Iri ni yigo nta kibazo. umva None se Mufite na koperative ni koperative. ni hano. taho Sasa ubundi se. koko mana ya hanyuma tujyane neza. Eh. Ninjye wishyuye sinzi impamvu urimo kwagaza ibye. nyine nyine gutyo, nuko nawe nabonye muri wumva gufatikanya n'iki turagibi. Wakunda unigagura gute? Mbo. Uretse nanjye bampa akantu ko kwihanagura. Urumva ngira defo yo kugira vuba. None se oya nta kibazo Bavivi. byose byaba abasha umunani igihe ariko nabonye umunani igihe banza tubwire. Harya ubwo ni iwacu ni iwawe. Ni iwawe cyangwa ni iwacu? umva aho mushaka hose Iwe siho byaba ari sawa. ariko iwanjye Ko murongera twebwe turasunga Okay, n'ibyo iwanjye- kunywa n'ibyo kurya. Ntugire ikibazo. iwawe Iwawe. ahubwo tujya iwawe ahubwo Aho ngaho habajemo akabazo kuko mu rugo hari iyo madamu simubizi abakiriya b'indaya ko tuba dufite abagore. Biragoranye. Okay, ahubwo Dori, tujye okay, dusimbira muzi wanjye ariko muragura n'akantu nyine murongera. Humura. ibihumbi 200 umuntu aguhaye urashaka n'akantu. Yego indaya dusigaye Twasiga twara. tunamukoreye stop. Ariko uratumira n'indaya zawe nk'eshatu zindi kugira ngo duhahe. Ariko izo ndaya ndazitumira kandi njyewe ubwanjye mari magisha. Umwe azajya avaho akubita amatura ngahe undi gutyo gutyo. Turafurira mu ibasi imwe naribe. Hakundi. Uvoma. Ko nanjye niyizi ko ndyoshera. Harya bawuca gute? We murike kujya ndizi kuko ndaryoshye mana yanjye fata nyashi yumve. Ye imva wayibonye. Ariko karapitse. Ni gutya wallahi. Ni gutya. None se Eh. buje no kuyigura ku muhanda cyangwa urazifite? No, kwe kuntu mwe mwamaye neza nta bya buje wowe urajyaho wisanzure. Okay. No niwe ntangeraho. Leta mo kubita gutya. Gute? Yindi kintu. Ni gutya. Ni gutya. Warunsunitse kuri mugenzi wawe. Turakugabana. Uhita wizengurutsa n'ubundi nawe. Ni ryari umugabo yatinze cyane? Mbese ushatse kuvuga uyu nguyu umva njye nababwiye wallahi igihe cyose aho muri nujyaho ukaruha uravaho nawe ni umwitozo wo gucukura wese nimushake kuruhuka iki watanze yawe mva kuba akanyenyeri kanjye kasomye mbo ninde wataka mbere njyewe ubundi nimwe banjye ngo Nyabarongo ngo umva yicyuwe namwe muri ni gutya ukunama Buje mukiriya bari baragufunze ninde arakubuze nawe ugura indaya muceceke nyoko atabyumva what